umuntu yayimbwiye nanga kuyigira inkota yabaye iki abantu bavuze bati tubahaye ikaze yego none tuwakayagenze neza twahageze twateye agatebe ibintu nk'ibyo bati mugabanye inkuru zo hirya no hino muze tujye muri Kongo ibibazo bya Kongo n'ingaruka zo kuva 1910 urumva ubwo bakarasana imipaka twabasabaga ko mwakorera iza abaturage abanyamurenge n'ingabo za leta ya Kongo uvugize ingabo za leta ya Kinshasa za Kongo undi nawe yaje hari uwatubwiye iyi nkuru y'amasunzu kari umuntu yayimbwiye nanga kuyigira inkota yabaye iki uwambwiye we yambwiraga ati yakomeretse sibyo undi araza ati yapfuye izo ni meseje zingeraho masunzu generali undi araza ati ntabwo yapfuye yakomeretse ariko bishobora kuza gutuma ashobora gupfa zizi ibikomere undi araza ati hashobora kuba haramutse habayeho gutinda ati kuko yakomeretse haguye abasirikare benshi mu buryo bwo kumutabara ni hano muri komenti urabona ko harimo abantu barimo kuza ngo ariko amasunzu yapfuye ariko njye nk'uko mubizi nemera ko umuntu yapfuye keretse nka FDLR iyo nemeye ko yapfuye cyangwa atapfuye kuko ntafite kibika ariko umusirikare wa leta nk'uyu aramutse yapfuye cyangwa urikunda leta izemera ko yapfuye ntabwo bamurashe baratangaza ntabwo iyo Muventura igeze ko yamwishe ariko abantu bari aho amakuru akomeza azengerera bati bamurashe bikomeye bishobora gutuma apfa noneho ariko ntabwo ari imirwano umuntu ku wundi ambushe harya ariko n'abandi ariko ubundi ambushe n'ibiki kugwa mu gico nyine baguteze ariko muri zone murwaniramo cyangwa hatarwanya ushobora kuba uyifite ahariho hose bagukubita bambwiye rero ngo inziza nyanza zibera kure ukeka bambwiye ngo ni special ambush ngo ishobora kuba yahitanye amayisikoti ngo agakomereka ngo ariko kubera uko ahantu hateye bituma abantu babasha kumutwara izo ni inkuru zirihe ku mihanda yo mu mirwano yabatanze makanika kuraswa ari we yaje guhiga umuvandimwe we none se wa wundi ntiyapfuye wa wundi umwungirije wa wundi wapfuye uriya yari yishize masunzu apfuye agapfa mbese ibyo gupfa Tshisekedi byaba byemejwe ko ntabwo narayashoboye ashaka ko yahita amanika amaboko hatarimo umuntu umbwira ngo negere mikrofone abantu dukurikira abantu beza ategera mikrofone we ashaka yahita amanika amaboko byaba ko hari uri kuvuga ngo ahubwo yafashwe icyaba cyose oya hari ikintu cyitwa nubwo ntazi icyabaye ni umuntu wazanye igihuha yacyubatse neza kuko yatangiye avuga none ngiye yambwiye ndamwanitse ubwo masunzu yaba yageze aho barwanira gute ko ari umusirikare mukuru ko buryo ari imbere keretse niba nawe yagiye gusura amaciro atoya ati yaguye muri masunzu n'intambara yarwanya ubu yajya imbere nkacira imwe oya ngo yaguye murambushe urumva niba musanze waba warambushe niba musanze waba warambushe bushi baba baguteze wenda nko mu mayiro unyuramo niba musanze wowe byitwa icyo ni igitero hanyuma Shadad urimo kwihuta ariko ndiye namba ntuzigere uzana ibintu by'inkuru tuvuga udashyize miliyari iyo none igituma ibintu bikomeye tega amatwi utazibeshya uwitwa Ntwari mu misozi ya ruguru y'abanyamurenge ingabo za leta zateye mudufashe mukora ubuvugizi mutabarize abanyamurenge hano rero uyu niba n'uyu yagize ati bizuskoviyo ntabwo mbizi ndabona handitseho ibintu bya sport bizu online ariko ni byiza iraba itameze nk'iyo yuda gusa urumva ni amakuru menshi n'ibindi byinshi ariko iki kintu cyo kuvuga ko masunzu hari icyabaye abaye yarashweho se kanyuka yaba aryamye koko ntiyahita atangira akavuga muribuka ariko ripoti ye yo mu musozi wa Nuza ubundi mbere yuko yinjira ngo mu minsi ibiri yari asigaye aripotinga inkuru nk'umunyamakuru yavugaga n'ikijwi kinini yari yabaga yirikodinze yaranze akanasinya masunzu yanditse ibarwa ejo none agapfa akurikiye ibarwa
nabonye wanditse ibarwa hano biba bimeze nk'uko wagiye ku rugamba basunza pfuye intambara byaba bigaragaye ko abo barwana nabo imbaraga zitangana. Kagoma TV Masunzu ntago bamufashe yacitse uko bari bamugose. urumva ko ari umukomando rero namuzamenyera basunza pfuye nta musirikare waba ugifite impamvu yo kurwana. Hano waruza yitegereza ati nka buriya nka kuriya mu Burusiya byagenze siko usanga urebye ubwitegereza yitwe nta muntu tutakwiyomekaho abantu bamwe. oya nibyo sinzi umuntu wabivuze hano. uramenye ntabwo byemewe birega biterwa n'ibitenge ufite. tukiri no ku nkuru zigendanye n'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe ku munsi w'ejo Masunzu yarabacitse hapfa abarinzi be uyu munsi baramuyora bajya barakabya inkuru baramuyora